Abaturage bo mu kagari ka Butare mu murenge wa Kabacuzi mu karere ka Muhanga bubakiye inzu Mukanyandwi Marceline warokotse jenoside yakorewe abatutsi iri mu mudugudu wa Karambo. Iyi nzu bakaba barayubatse batewe inkunga na koperative hacukura amabuye y'agaciro yitwa Komari, bakaba bayimushikirije kuri uyu munsi wa 27 Nzeri 2025 bafatanyije n'ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga. Yari yaraguye ikiza cyarayishenye irashwenyuka, ubwo rero njya mu bukode, mu nzu y'ubukode kose arakodeshaga byarangoye amafaranga ntayabona. Mukanyandwi yishimiye ko yongeye kubona icumbi nyuma y'uko inzu yabagamo ishaje igasenyuka akabura ubushobozi bwo kwiyubakira indi. Irasakaye isize irange, yongeye kujya mpanagura n'ibirahure mundi nkorope, reka sinakubwira nabonye n'amatora ngiye kuryama nkira umugongo rwose. Mbere waryamaga kuki? Rwose ntayo nari mfite, naryamaga ku gakeka nkarambura agasambi nkaryama, so buriya nzajya nicara negame. Ubwo rero nkabashima Paul Kagame rwose arakoze sinamura ko nabivugerega ubu ibyishimo byanyishe. Nitwa Uwinyange Angelique, ndishimye cyane, nshimye umubyeyi wacu Perezida Paul Kagame, twari turemerewe cyane, inzu tudafite inzu yo kubamo, tutameze neza, none turashima Paul Kagame umubyeyi wacu, Imana imuhe umugisha, twongera tugashima n'abaturage badufashije, abacukuzi nabo babigizemo uruhare rukomeye cyane, turabashimiye bazasubiza aho bakuye. Uretse Mukanyandwi n'umwana we n'abaturanyi be bishimye banashimira inzego z'ubuyobozi n'iyi koperative hacukura amabuye y'agaciro. Uyu mubyeyi yagize ikibazo kubera ko yabaga mu nzu umuryango wari waramusizemo byaraguye, umugabo we none bimaze kugwa akajya atakati ibintu bimeze nabi. Tujyayo na ba mudugudu Vedasiti twari kumwe kubera ko nari muri komite ya Pareje y'akagari, tugeze dusanga inzu yaraguye, turavangurika bamusanire, ariko akavuga ati ahantu n'ubundi nta kintu hamarira, niko yaduhaga ikibanza hano. Baraza tuhamagara umurenge, duhamagara akagari, baraza barabisuzuma, niko gufata ingamba yo kumusiziriza. Baramusiziriza. Uyu mubyeyi yahoraga arwaye kubera ibibazo, burya hari igihe umuntu agira ibibazo runaka kubera ahantu yabaga umutima wahari ntiwakoraga neza, muri make agahora Kabgayi, agahora ahantu hose yivuza, ariko ndahamya ko batangiye kwamukura atongeye kurwara n'ubu yabibabwira. Ubu rero ku mugani yishimye, natwe twishimye kuko ingamba twari twatekereje no gusaba inkunga leta ikaziduha, Komari ikadufasha. Iyi Komari rwose numva nayishima cyane kuko igenda ikora ibindi bintu kurusha n'abacukuzi bose n'andi makoperative ari naha, ariko Komari mbona ariyo iduha uruhare runini, ituma twiteza imbere kandi ikadushyigikira mu bintu byose. Yishyura mituweli cyane, hari abantu igenda yishyura mituweli. Amazina nitwa Nyazigama Clementina, handi umujyanama w'ubuzima, hari ndamutwara sibo. Ubwo rero uyu muturanyi wanjye twari duturanye ariko atagira umugabo, inziza kumugwira, tumusabira ubufasha bw'uko bamusanira, ariko basanga nyine nabo kuyisana ntibyashoboka. Turamukorera ubuvugizi rero, atanga ikibanza, abaturage dukora imiganda, abacukuzi b'amabuye bashyiraho uruhare rwo kudufasha. Twese twarafatikanyije, inzego zose twarafatikanyije. Rero tumaze gufatikanya kuri uyu munsi nibwo twaje kumushyira mu nzu ye, akaba ari nacyo gikorwa umuyobozi w'akarere yaje kudufashamo, tukaba tugishoje. Ukuntu yarabayeho rero, yari umugore utagira umugabo, ariko mu kugira ngo inzu y'umugwire twaramucumbikiye, tukamucumbikira, ukeye tumwegereza inzego z'abayobozi, tumusabira ku bufasha bwo kugira ngo bamwubakire nyine. Twamucumbikiye rwose nk'abaturage, hanjye mutwara sibo. Mubyakiriye mute? Tubyakire neza cyane pe, kuba abonye inzu atahamo n'umuryango afite uko bashije kungana kose, natwe abaturage
tubyakire neza cyane, arakabaho abaturage kandi habeho gufatikanya. Meya w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline yashimiye iyi koperative Komari kubwo gufatanya n'abaturage kubakira Mukanyandwi warokotse jenoside yakorewe abatutsi ndetse kabaha na certificat y'ishimwe. Umwihariko turabashimira uruhare mwagize kugira ngo uyu mubyeyi wacu nawe abone icumbi. Ngaho ni mwihamashyi. Abanyarwanda bo kwishakamo ibisubizo. Ntabwo uyu mubyeyi yagombye kuba yaradufite turi imbaraga zingana gutya ngo narangiza abura aho atura. N'ubundi byakomeza bikaba igitutsi kuri twebwe, bikatubaho umugayo igihe twaba natwe ubwacu tutari isoko y'ibibazo bishobora gukemuka binyuze mu mbaraga zacu. Turabashimiye rero, ariko by'umwihariko turashimira umufatanyabikorwa Komari mu nshingano zanyu z'uko mugomba no kuba abafatanyabikorwa mukagira ibisubizo muzana aho mukorera. Iki ni igihamya cy'uko ubufatanye bwacu buhamye. Aho twari kumwe mu muganda byagaragaraga ko munyotewe n'uko dukomeza no kubungabunga ibidukikije, ariko kuba mwarateye n'intambwe n'uyu mubyeyi mukabona ko akwiriye kubona abatura heza nk'uko tuhabonye, mubigizemo uruhare kandi anaturanye n'aho mukorera. Ibi rero ni ngombwa ko abafatanyabikorwa bagomba kuba ibisubizo, bakagira uruhare aho bari, aho bakorera, ariko natwe ubwo bufatanye tubashimira natwe tugomba kubagaragariza. Murabyumva? Ubu bufatanye twifuza, uruhare dushaka ko bagera mu iterambere ry'iwacu aho barimo gukorera iyi mirimo, ni ngombwa ko natwe tugira uruhare mu kubashyigikira no kubaba hafi kugira ngo ibyo bakora iwacu nabyo bitange umusaruro. Visi Perezida wa Komari Hakizayezu Alphonse avuga ko buri mwaka iyi koperative yiha intego yo kugira uruhare mu bikorwa byo kubakira abatishoboye no kubaha ubundi bufasha. Uretse kugira uruhare mu kubakira abatishoboye, iyi koperative isezeranya inzego za leta ko izakomeza kugira uruhare mu gutangira mituweli bamwe mu batishoboye bo mu karere ka Muhanga na Kamonyi. Muri uyu mwaka hari imihigo myinshi tuba twarihaye, navugamo mikeya muyo twagiye twiha intego. Harimo ibikorwa bijyanye n'ubwisungane, ibyo ndumva twarabirangije ko buri mwaka kuko twamaze kubigira umuco. Muri uyu mwaka nk'uko nabikubwiye mu murenge wa Kabacuzi ni 200, mu murenge wa Kayumbu 200 no mu murenge wa Cyeza 200. Hose 600. 600 twatangiye mituweli. Ubwo rero mu bindi bikorwa dufatanya n'inzego za leta harimo gufasha abatishoboye baje batugana, ndetse no mu nama tugira n'abacukuzi bacu kubarushaho kugira isuku no kwiteza imbere, kwizigamira. Ibyo byose biri mu ntego dufite muri uyu mwaka, n'izindi ni nyinshi cyane. Kugeza ubu abaturage bo mu murenge wa Kabacuzi bahamya ko hari inzu nyinshi bubakiye abatishoboye bafashijwe n'iyi koperative bacukura amabuye y'agaciro, ndetse n'abandi bahakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bakifuza ko ubwo bushake bwo gufatanya n'inzego za leta mu guteza imbere abaturage yabukomeza. Ngendi Daniel Niyonkuru, iyi ni PIN Rwanda i Muhanga.